ako kanya haza undi mubyeyi, umubyeyi ashaka kwaka wa mwana rwa ruhinja rwe, indambarira babirakomera. Njewe natoraguye umwana wanje, no umubyeyi ati none se ko ndamabere ufite? Muraho neza yemwe, ndamabere uzamwonza ute? Umwana ati mfite mama kandi arayafite. Mana yacu turagushimye cyane uburyo wabanye natwe, turi kugenda urugo ku rundi, turi gushaka intama zawe, none bashe uzabarinde gusubira inyuma, tuzakomeza n'umunsi twagiye urahambaye ntawuhange nawe kandi imigambi yawe ni myiza kuri twe. yakijije Dawidi icumu rya Sawuli. Utulindana n'imiryango yacu, tuzatangira amavunane za none dore urabikoze. Waturemeye amashimwe, waturemeye ubuhamya, waraturinze ngo tuvuge ibyawe, uyu munsi turagushima. Waturemeye amashimwe, waturemeye ubuhamya, waraturinze ngo tuvuge ibyawe, uyu munsi turagushima. Twahuye n'ibintu bitandukanye, bimwe byabashaga no kutugusha, ariko ukomeza kutubaha, waturindiye mu bihe bigoye, uyu munsi ni bwo buhamya. Waturemeye amashimwe, waturemeye ubuhamya, waraturinze ngo tuvuge ibyawe, uyu munsi turagushima. Waturemeye amashimwe, waturemeye ubuhamya, waraturinze ngo tuvuge ibyawe, uyu munsi turagushima. Tugushimiye ibyo wakoze byose, uko wabanye n'ubwoko bwawe, uzaturinde gusubira inyuma, twigumire mu maboko yawe, tubwire abantu iby'imirimo yawe, mwami ni wowe ugena byose. Waturemeye amashimwe, waturemeye ubuhamya, waraturinze ngo tuvuge ibyawe, uyu munsi turagushima.
turagushima waturemeye amashimwe waturemeye ubuhamya waraturinze ngo tuvuge ibyawe uyu munsi turagushima Mana yacu turagushimye cyane uburyo wabanye natwe turi kugenda urugo ku rundi turi gushaka intama zawe none baje uzabarinde gusubira inyuma tuzakomeza wese wageze uyu munsi ntabwo yabura icyo ashima ntugatabungura umunwa ngavuge ariko mu mutima wuzuye amashimwe buri wese wageze uyu munsi ntabwo yabura icyo ashima ntugatabungura umunwa ngavuge ariko mu mutima wuzuye amashimwe mazimara twarashaririwe uratabara uduha amazi dushira inyota ikimenyetso utigeze utureka nyuma yo gutuza no gutekereza gupfa ugabanya inyanja tubona inzira twibonye hakurya inyanja itukura hakurya inyanja twasubijwe ubuzima hakurya inyanja twabonye agakiza hakurya inyanja baracunguwe twibonye hakurya inyanja itukura hakurya inyanja basubijwe ubuzima hakurya y'inyanja itukura twamaze kubona ukuboko kwawe byari inzozi kuri twe ibyo kurokoka hakurya inyanja twasubijwe ubuzima nyuma yo gutuza no gutegereza gupfa ugabanya inyanja tubona inzira twibonye hakurya inyanja itukura hakurya y'inyanja twasubijwe ubuzima hakurya y'inyanja
twabonye agakiza hakurya y'inyanja baracunguwe twibonye hakurya y'inyanja itukura hakurya y'inyanja twasubijwe ubuzima hakurya y'inyanja twabonye agakiza hakurya y'inyanja twaracunguwe twibonye hakurya inyanja itukura hakurya y'inyanja twasubijwe ubuzima hakurya y'inyanja twasubijwe ubuzima hakurya y'inyanja twasubijwe ubuzima. Amen, amen. Haleluya, haleluya. Hakurya y'inyanja twasubijwe ubuzima. Haleluya, haleluya, haleluya. Turifuza ko turirimba noneho, sibyo? Bangahe biteguye? Indirimbo yitwa Tabaza ryanjye murayizi? Murayizira? Hari abantu bayizi? Umutima wanjye bindukira itabaza murika inzira igana iwacu komeza amagambo umwuka yakubwira kube amavuta kandi ntuzimane tabaza ryanjye wizimana dore tugiye kugerayo komera rwose wiheguha tabaza ryanjye we oya wizimana umwijima ni wose imvura n'imiyaga nabyo ni byinshi mbega urugendo itabaza ryanjye rirahungabanye tabaza ryanjye we oya wizimana umwijima ni wose imvura n'imiyaga nabyo ni byinshi mbega urugendo itabaza ryanjye rirahungabanye tabaza ryanjye we oya wizimana
tabaza ryangewe oya wizimana tabaza ryange wizimana dore tugiye kugerayo komera rwose wineguha otabaza ryangewe oya wizimana komera rwose wineguha otabaza ryangewe oya wizimana. Amena. Haleluya. Tujye kuri cecekesha inyukambiri ijambo ryawe rivugeya kubw'imigambi yawe mwami. Haleluya. Imirimo wakoze ikwiye kwamamara izina ryawe ryubahweya iminsi yose urahambaye ntawuhange nawe kandi imigambi yawe ni myiza kuri twe urahambaye ntawuhange nawe kandi imigambi yawe ni myiza kuri twe. wavuze ibyo ku musimburi uvuga ibyo ku munsi w'amakuba wavuze ibyo mu muriro no mu mazi uti nzabana namwe ibyo byose twarabibonye mwami imvugo yawe niyo ngiro urahambaye ntawuhange nawe kandi imigambi yawe ni myiza kuri twe urahambaye ntawuhange nawe kandi imigambi yawe ni myiza kuri twe urahambaye ntawuhange nawe kandi imigambi yawe ni myiza kuri twe. Haleluya. Bangahe biteguye kuririmba ngo urahambaye? Imana ibahe imigisha. Twagiye urahambaye ntawuhange nawe kandi imigambi yawe ni myiza kuri twe urahambaye ntawuhange
neza kuri twe. Natakambi Uwiteka mutegereza nihanganye, ibyanjye byamugezeho atega ugutwi aranyumva, yankuye mu bwobo bw'ibyondo byinshi bisayo, ashira ibirenge byanjye ku rutare arankomeza. Natakambiye Uwiteka mutegereza nihanganye, ibyanjye byamugezeho atega ugutwi aranyumva, yankuye mu bwobo bw'ibyondo byinshi bisayo, ashira ibirenge byanjye ku rutare arankomeza. Yakijije Dawidi icumu rya Sawuli, Imana ya Moridekayi na n'ubu iracyakora. Yakijije Dawidi icumu rya Sawuli, Imana ya Moridekayi na n'ubu iracyakora. Yashize indirimbo nshya mu kanwa kacu, hahirwa abamwiringira ntabwo bazakorwa n'isoni. Ibitambo n'amaturo sibyo yishimira, oya yishimira imitima yamaramaje kumwiringira. Yashize indirimbo nshya mu kanwa kacu, hahirwa abamwiringira ntabwo bazakorwa n'isoni. Ibitambo n'amaturo sibyo yishimira gusa, yishimira imitima yamaramaje kumwiringira. Yashize indirimbo nshya mu kanwa kacu, hahirwa abamwiringira ntabwo bazakorwa n'isoni. Imana, Imana ya Moridekayi na n'ubu iracyakora. Yakijije Dawidi, yakijije Dawidi icumu rya Sawuli, icumu rya Sawuli, Imana ya Moridekayi
icumu rya Sawuli. Imana, Imana, Imana ya Moridekayi, na n'ubu, na n'ubu, na n'ubu iracyakora. Ugihagaze aho ngaho hajya ngo yakijije Dawidi icumu rya Sawuli, icumu rya Sawuli. Imana, Imana, Imana ya Moridekayi, na n'ubu iracyakora. Imana ya Moridekayi, na n'ubu, na n'ubu, na n'ubu iracyakora. amen rwose, amen, amen. Abataje none ntabwo bazitaba, abataje none ntabwo bazitaba, abataje none ntabwo bazitaba, naho kumwe none habaye ibitangaza, naho kumwe none habaye ibitangaza. iyo babimenya ntabwo baba basibye, iyo babimenya ntabwo baba basibye, abataje none ntabwo bazitabaye, abataje none ntabwo bazitabaye. amen, amen, mugihagazemo ntibyo ngo mwicare. amen, amen. mumaze akanya mwicaye. nzajya ngukorera ni nziza yangiriye neza mutima wanjye, imazi yo mara. yangiriye neza mutima wanjye, imazi yoma. ni nziza yambaye amahoro mutima wanjye, imazi yo mara. neza mutima wanjye, imazi yoma. nanjye mana nzaje ngukorera, nzajya ngukorera, ngo nanjye mana nzaje ngukorera. nzajya ngukorera. Twacagashije ikivi ku murima w'Imana, twacagashije ikivi ku murima w'Imana, ihemore ko ndogera
no kuba ugihumeka niyo, no kuba ukiriho niyo, kuba ukirya bigakunda niyo. Iyo Mana Imana ishimwe. Reka dushimire ababwiriza badasanzwe bamaze kutubwiriza mu ndirimbo. Haba ari amakorari yamaze gutambuka, haba ari umwene data umaze gutambuka. Reka mbasabire ngo twese tuzaririmbire mu bwami bwo mu ijuru. Baririmbaga neza, indirimbo nziza zifite ubutumwa. Muraho neza yemwe? Burya abantu muri iyi minsi ibintu ngo byose byabaye iby'ibinyejana. Yego, Yesu ashimwe. Byabaye iby'ibinyejana, habaye no kwita amazina kwabaye ukubinyejana. Yego, abadivantiste baritaga bakita ba Aburahamu, bakita ba Mose, none byabaye ibinyejana. Akariza, Akarabo, Agasaro. Muraho neza yemwe? Yemwe ndagira nde n'amakorari yo muri iki gihe yabaye ibinyejana. Basigaye bajya kuririmba maze ukumva bamwe bakaboroga, abandi bakabira, bakagira bate, ugashaka ibyo bari kuvuga bikagenda bite, bikakuyobera. Ariko reka dushimire impano Imana yatanze. Kare nababwiye ndi nubwo ndari umuririmbyi, ariko mfite amatsiko akomeye yo kuzaririmbana na Yesu mu bwami bwe. N'abandi bameze nganjye ndabizi murahari. Yesu ashimwe. Barahari yemwe? Kandi rebene ngatwe nitwe dufashwaga cyane n'indirimbo. Ariko reka mbabwire ngo vuba tuzaririmbana na Yesu. Nanejejwe n'umuryango wadutaramiye, wabonaga umugabo n'umugore n'umwana bahimbaza Imana. Reka ngubwire ngo nasomye amagambo avuga ngo iyo abana b'Imana baririmbye ngo abadayimoni barahunga. Haleluya, barahunga. Niyo mpamvu rero mu miryango myinshi Satani ayishabamo hagati, ugasanga umugabo n'umugore ntibavugana. Mbese mu mwaba mutavugana mukaririmbana. Yesu ashimwe. Mwana umwe nibo wabwiye Sati, mwana aravuga ati rero njyewe rero ndi kumva twaje turihorera mu rusengero. Ati kubera ikisha? Ati iyo turi mu rusengero papa ari kuyobora indirimbo atya. Muraho neza yemwe? Yesu ashimwe. Zabona Yesu mu maso ngo ari kugira atya, niho nzamwitegereza ko ari we nzamurora mu maso turi kumwe mu ijuru. Menye uko ubwiza bwe busa nzomusiga. Umwana ati iyo papa yobora indirimbo aziririmba neza mu rusengero, ariko twagera mu rugo kariya kaboko uko kaba kagenda ninje bari gukubita mama niko biba bimeze. Ariko muri kubireba yemwe, mu rusengero ari sawa, ariko bageze mu rugo bigenze bite? Birahindutse. Ati rero icyamba twese, umwana ati icyamba tukadurahora hehe mu rusengero. Bimeze bite? Umugabo n'umugore iyo baririmbana n'umwana muri bo, reba uwo munezero uhebuje. Yesu niwe wavuze ngo ndamuhanuzi mubi wabo. Yego yemwe, yubwirije umugore wawe akakumva, burya ubura umubwiriza. Muraho neza yemwe? Ukabwiriza umugore akikiriza ngo amena. Ukabwiriza umubyeyi wawe akikiriza ngo amena. Aba ari ikibazo.
Yesu ashimwe. Ariko reka dushimire yuko Imana iyo yagutoranyije ikagutuma iraguhagarikira. Amen. Nubwo naje ndi umwana wanyu murahodeza yemwe mwe kundeba kwa kundi mwumve yuko ari Imana yabantumyeho. Yesu ashimwe. Hari abarimu banyigishije hano, hari abo muri primaire murahodeza yemwe, hari mwigisha. Yesu ashimwe. Mwarimu mwitwa mwigisha muramuzi? Ntabwo ngo mumenye, niryo zina twari twaramwise kuko twabonaga uburyo twigisha neza tumwita mwigisha ni Jonathan. Abarimu rero baba bafite amazina menshi, nanjye hari yamba bamaze kurinyita muraho neza yemwe. Iyo ngeze mu shuri ndi gutambuka hari ngibyo ngiye kureba wumva umwana umwe aratengo twese tuti maze karase yose ngo amena. Ubwo rero abantu bakoreye umurimo rwose Imana ibaha umugisha, wowe ukora neza. Abanyeshuri bayigishije bakimuka ariko abandi bimuke muraho, Imana izabitura. Muri aka kanya rero ntabwo nanone ndi butinde kuko masaha yagiye, ariko icyo Imana ishaka ko twumva turacumva mu izina rya Yesu. Kare twiganye amagambo meza cyane yatubwiye ngo yaduhamagaye iri kumwe natwe. Amen. Muri aka kanya rero tugiye kwigana amagambo ariko tubwira ngo yaduhamagaye nidukora neza izatugororera. Ababyumvishe mutamena. Amen. Yaduhamagaye ikadushinga umurimo nidukora neza izatugororera. Imana yacu ntabwo imeze nk'abantu, Imana yacu ntabwo ireba nk'abantu, ntabwo yita ko wavukiye. Haleluya. Ntabwo yita kuko nduresha. Amen. Amen. Imana ni nziza Ibihe byose. kandi ibihe byose Imana ni nziza niyo kamere yayo. barebye uburebure ntabwo nogaragaramo. Yesu ashimwe. Ariko kuko Imana itita kuri ibyo igushinga umurimo wayo ukawukora. Amen. Ababyumvishe mutamena. Amen. Uwicisha bugufi akubaha Uwiteka uwo ari we wese, ingororano ye ni ubukire n'icyubahiro n'ubugingo buhoraho. Amen. Bene data bavandimwe, iyo Mana yaduhamagaye igiye kuzaza vuba kandi izatugororera. Turasoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana 14 ku murongo waho wa mbere, turasoma n'uwa kabiri ndetse n'uwa gatatu. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cyaho cya 14 turamurebera zanyu tuwasome. Haranditse ngo ndimuhagarika imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data hari amazu menshi, yaba adahari mbababwiye ko ngiye kubategurira hanyu, kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyana iwanjye, ngaho ndi namwe muzabeyo. Yesu yadusigiye isezerano. Turi mu isi babaza, abantu bakabura ababyeyi, abandi bagapfakara, abandi bakangwa, ababyeyi babo bakabanga. Yesu ashimwe. Imana ni nziza Ibihe byose. kandi ibihe byose Imana ni nziza niyo kamere yayo. bakabanga. Maze reka mubwire dufite Imana itajitererana bayo. Ababyumvishe mutamena. Amen. Umuntu akabyara umwana, yarangiza kumubyara akamwihakana, akagenza gutemwe. Hari umwana mu minsi yashize yabyaye umwana ahantu, maze nuko aramwihakana. Amaze kumwihakana, noneho uwo mukobwa arambamagara ati pastor ati karame ati ndabizi inshuti yawe tiyanteye inda ariko yarabyihakanye. Umwana ndamuhamagara ndetse bimeze bita umusore yaranzubiye ati ndabwo ari njyewe mugabo wenyine muri iki gihugu. Muraho neza yemwe. Maze reka
mbabwire icyaje kuba. Wa musore iwabo bavukana agashundu nga hano ku mpanga. Yesu ashimwe. Wa mwana tujya kuvuka kagashundu kajeho. Amen. Maze ndamuhamagara ndariko sha none kano gashundu kavuye hehe? Imana hari uko ikora ibintu kugira ngo yigishe abantu, maze abantu bakakwanga, ariko dufite Imana itakwanga. Imana iradukunda twese kuko twese turi abana bayo, turi abana b'Imana. Niyo mpamvu dukwiriye kwigira nyambere mu mibereho yacu, tugasengera kabutindizi turimo. Amen. Amen. Kabutindizi urwangano, kabutindizi ubusinzi, kabutindizi ubusambanyi, kabutindizi itandukanye. Yesu muri aya masaha araguhamagara ngo utsinde, usengere kabutindiri muri wowe. Mugabo witwa Kabutindi, igitekerezo nasomye ngo nuko Kabutindi ngo nuko aragenda ngaja gucaka icyumba ahantu. Ahageze ati witwa nde? Ati nitwa Kabutindi. Ati rwose niryo zina ubwaryo ntabwo rikwemera kundarira mu nzu. Iryo zina ubwaryo. Ageze ahandi ati witwa nde? Kabutindi. Ati reka reka. Ageze imbere ati Kabutindi witwa? Ati nitwa Kabutindi. Ati ntacyo ngwino urare. Kabutindi ageze mu nzu ati rero njyewe iyo banjumbikiye ntabwo nashobora kwihanganira kurara muri gano makaro ino sima, oya, ahubwo nje nubakaga kandi kazu, muraho neza yemwe, ngakubaka mu nzu akaba ariko nje niryamiramo. Kabutindi aja kuzana ibishababa, aza kuzana amashagari, maze arubaka. Kabutindi agenza ate araryama. Amaze kuryama ngo nuko hashize kabiri, Kabutindi ati rero ashaka gutaha. Atari kore wa mugabo we, iyo ndaje itangazo ni rimwe, inzu yanje nzigaga nyitwitse. Umugabo ati none se urayitwika yanje nawe kirafatwa? Umugabo ati reka da, hagarara ku yawe, yanje ninjye wayiyubakiye ndasiga nyitwitse. Mugabo agiye guhamagara no gutabaza. Kabutindi inzu yaba arayiromeka. Reka ngubwire, hari amakabutindi gari mu bantu. Musenye Yesu yinjire. Amen. Senya Yesu yinjire. Urwangano muri wowe, abantu bakarwara umwingo bitewe n'umujinya. Abantu maze nuko yakumva abaturanyi baratetse, baba bakarangiza ifiriti, maze ukumva ngo ifiriti iri kunuka. Ifiriti iranuka. Ngo kandi ngo bakire nabo ngo ijuru ndo bazarijamo, harya bakene n'amaganya yabo yatuma bahingukamo. Yesu ashimwe. Tubwizanye ukuri, kabutindi ziratandukanye. Reka ngubwire ngo ikitanegenda neza muri wowe urakizi, usenye Yesu yinjire. Amen. Yesu azatugororera. Dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngorore umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Amen. Wakoze iki? Bavandimwe bene data, muri amasaha y'umugoroba reka twemerere Yesu ature muri twe. Amen. Ature muri twe. Ibintu byabaye ibindi. Myaka ishize umwana w'umukobwa yaragiye abyara akana agata mu rutoki. Agataye mu rutoki aragenda, hatambuka akana gato kiga ngo muri segonderi ngo mu mwaka wa mbere. Kabonye uruhinja karishima, karagenda kararuterura ati dore uyu umwana. Akana kamaze kurutoragura, akana karanezerwa, gahita gatira telefone gahamagara mama wake ati mama we yari umuganga akora mu bitaro bikuru, maze nuko ati ndoraguye umwana. Maze nyina atese uwo mwana ni muzima? Ati rwose ni muzima. Maze muri ako kanya haza undi umubyeyi ashaka kwaka wa mwana rwa ruhinja rwe. Indambarira birakomera.
njyewe natoraguye umwana wanje no umubyeyi ati none siko nta mabere ufite muraho neza yemwe nda mabere uzamwonza ute umwana ati mfite mama kandi arayafite Yesu ashimwe mfite mama kandi ageze ate arayafite kandi namaze no kumuhamagara ati umubyeyi ati njye n'injuro jane uyu mwana reka ngubwire umwana bataye ari kurwanirwa kubera n'Imana amen mukanya gako guhumbya mama we yaraje azanye imodoka yaciye mu soko agura bya byenda byiza abasirimu rero muraho neza yemwe Yesu ashimwe maze urwo umwana w'uruhinja bataye muri uwo munsi bamwambika neza amen hejuru ya byose hari Imana iyo niyo Mana yanjye iyo niyo Mana yawe ititayeho twavutse ititaye ku mateka turi abana bayo amen turi abana b'Imana kandi iyo Mana izagaruka kutujyana amen Byahishwe 21 murongo waho ngo n'ijuru rishya n'isi nshya kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize n'inyanja yari itakiriho mbona ururembo rwera Yerusalemu rushya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana rwiteguye nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ndebe rivuga riti dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu kandi izaturana nabo bazaba abantu bayo kandi Imana ubwayo izaba Imana yabo Imana ihabwa icyubahiro izahanagura amarira yose ku maso yabo kandi urupfu ntiruzaba ukundi kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizaba ukundi kuko ibya mbere bizaba byashize yicaye kuri ya ndebe iravuga iti dore byose ndabihindura bishya kandi ati andika kuka y'amagambo ari ayo kwizerwa n'ay'ukuri ababyumvishe mutamena kandi birarangiye ninjye Alufa na Omega itangiriro n'iherezo ufite inyota nzamuhera ubuntu kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo unesha azaragwa byose nanjye nzaba Imana ye nawe azaba umwana wanjye ubanesheje bwa businzi akanesha ubusambanyi akanesha irari uwo nguwo azitwa umwana w'Imana bose ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku ariyo rupfu rwa kabiri ndabifuriza kugira ngo Yesu ubwo agiye kugaruka azatwijyanire abanyabwoba n'abanyabinyoma bose hari abantu reka mbabwire ibi bisambo birembeje uyu murenge ntabwo ari abasaza bafite imyaka 80 oya ahubwo ni by'abasore muraho neza yemwe Yesu ashimwe bisambo byakaze aho biri kuja kurara birakama n'inga z'abandi maze ugahinga uturayi washizemo ifumbire ushiramo abakozi ugasanga badukwe twose bagenze bate batumaze ibyo bisambo birakenewe kugira ngo byihane kuko nibyihana itorero rizagira amahoro igihugu kizagira amahoro maze Yesu azabona abatahajuru amen abanyabwoba n'abanyabinyoma bose abandi bari guhimba akazi abandi bakirirwa baraguhamagara kuri telefone mugabo aretse kumbamagara ngabeje amafaranga 100 kuri nimero yanjye ndagije namubwira ati yewe nangahe ati ni 100 muraho neza yemwe ndiyo namanje nabona iki message chigipirati ndamubwira ndi rwose ndurakoze ndi nanje nari mfite ikibazo cy'100 birahinganye muzi kundu yandutse kuri mama yemwe bisambo we n'abanyabinyoma bose ngo yewe ngo ugiye he ngo sinzi iyo ngiye umuntu utazi yagiye ni muzima ari umusazi uwo muntu ahubwo mwagakwiriye kumufata mukamugarura tugafite ikibazo abanyabinyoma bose banyabinyoma babeshi hari umuntu ushobora kukubesha ikinyoma ukagira nga gitekerera imyaka ingahe 3 mugabo umwe wigeze kubesha umugore we
ngo barabajene mariye inzara iratera nuko imaze gutera baragenda baja bashaka ifu y'amasaka umutsima barawuvuga barawubona bamaze kuwuvuga nuko bawushira ku ngoko Yesu ashimwe maze umugore abwira umugabo ati wa mugabo we uyu mutsima uwurinde ugenze gute ngiye gushaka imboga zo kuwurisha maze umugabo asigara yica ari kurinda iki yabirinduka akabona wa mutsima uri kumureba umutsima ufite amaso hari abantu yagera kuri mitsinge akabona iri kugenza gute yagera ku myaka itariye akabona iri kugenza gute maze umugabo agiye kubona abona umutsima wameze amaso amazi yuzura akanywa arangije yigira inama ati rero uno mutsima ntabwo nakomeza kumutegereza reka nkwibe ndaja kuburira mu masaka ntabwo aramenya hondi Segahinga rero arahusha yakamenya yuko wa mubyeyi yagiye gushakira imboga hehe maze nuko ningoko y'umutsima mumureba ariko aragenda arapimiranya no kumva aho yapimiranyije niho wa mubyeyi gusoroma imboga ziki zo kuwurisha maze umudamu yagiye kumva ikintu kiri kuvutagura arahaguruka mu maso muganda abona n'umugabo we uwo mutsima uzanye he nuko muzi ko yaramusubije ati umva nananiwe kwihangana icyo yakivugishije ukuri none ndawukuzaniye ngo uvaneho uwawe uwanjye ngiye kuwurya icyo kinyoma una muntu agitekereje igihe kingana iki amasegonda yemwe banyabinyoma we n'abanyabinyoma bose Imana y'amahoro iduhe kwihana Imana y'amahoro iduhe kwakira Yesu maze tuzaririmbe yandirimba ivuga ngo nzabona Yesu mu maso umunsi azatujyana niho nzamwitegereza ko ari we wamviriye nzamurora mumenye nzamwitegereza amaso yanjye azamubona sayunde ababyumvishe mutamena sayundi mbifurije kuzabona Yesu ubuntu n'amahoro biva ku Mana bibane namwe iki cyumweru nikizaza twiteguye kuba ibikoresho Imana izadukoresha ibikomeye Imana izadukoresha ibikomeye Imana amahoro ibeze rwose bibasabiye nanjye nisabira mu izina rya Yesu ndashobuje ariko nanone sinjya nzoza adatanze amahirwe Yesu ashimwe ahimbazwe mu minota mike nkurikije isaha dufite igeze haba mu gitondo Imana yadukoreye ibikomeye natwe turishima kandi abari bahari mwabibonye nanone ntanze amahirwe haba hari umuntu utahagurutse mu gitondo yaba ari umushitsi yaba ari umuntu utaravuga afata umwanzuro yuko azabatizwa uyu munsi n'ijambo ritubwiye ngo Yesu azatugororera akaba ari kumva nawe afite inyota yo kuzabona Yesu mu maso akaba atahagurutse mu gitondo atambuka aze nawe tumusengere ushobora kuba uri umwizera wasubiye inyuma ariko mu gitondo ukaba utahagurutse ariko uyu munsi